tubanze twakire abashyitsi ni umuryango remezo wa mbere umukristo wacu mu muryango remezo maze igihe kirekire atitabira kuba dusubukuye nk'imirimo aruje bwa mbere ndagira ngo abo ngabo babanze bahaguruke badusuhuze. Mwese ntabwo ari ubwa mbere muje, ntabwo izindi sesiyo kuva dusubukuye ibikorwa by'imiryango remezo mwese mwaritabiriye. Bavuze ko uje kuva dusubukuye ibikorwa by'umuryango remezo akandi bwo bwa mbere yahaguruka akadusuhuza. Alfred Nkurikiyimfura na madamu ndabona byamuteye isoni, ariko ubundi wowe wavuye oya haguruka wowe uduhinda mu kanyo yihariye ahubwo kuko urabizi ko yari hashize igihe covid yagize, ariko n'ubundi ahantu habaga ko ari yitwa Vestina madamu Alfred. Buriya twaje dusanga mu muryango remezo, ariko kubera ubuzima aza kubona akazi Butare, amara igihe kirekire tudahura, yewe ntanavuge wenda ngo atume Alfred, ariko Alfred we yarabonekaga ahubwo ubutumwa duhe ntashyuze. Ariko turashimira Imana ko buriya Nyagasani agira ukuntu apanga ibintu bye neza. Yagiye ati ntabwo Vestina nk'umuntu rwose mu muryango remezo wacu twatangiranye yagenda ngo ahere. Imana ikoreye gushaka kwayo arongera agahari. Turabashimira rero kandi turabasabira umugisha kugira ngo Nyagasani akomeze abateze agatambwe uze dufatanye twacyumva. Hari ijambo nashatse kugera ku murongo wa 7 aho usanga ryabariranye ikarambirana, aho ku murongo wa 7 bavuga nimuzirikane abayobozi banyu ababamenyesheje ijambo ry'Imana, mwitegereze uko barangiza ubutumwa bwabo maze mukurikize ukwemera kwabo. Kristo ntahinduka, ari ejo ari none no mu bihe byose. Hanyuma bakomeza tugahera umurongo wa 12. Ni ijambo riza nyine ryumva mu gikorwa tugiye gukora hano mu kanya. Impamvu hano ku murongo wa 12, impamvu y'ibikorwa turimo nisobanurwa n'umurongo wa 12. Niyo mpamvu Yesu yababarijwe inyuma y'umubiri mu maraso ye bwite agatifuza imbaga. Inyuma y'umubiri Yesu abasore byanditswe uzi ko yaziye Isiraheli ariko ntiyamumenya. Yabazaniye inkuru nziza banga kuyakira, noneho inkuru nziza yakirwa n'abanyamahanga, abitwaga abanyamahanga abari twebwe inkuru nziza igeraho. Iyo bihuje rero n'uyu murongo wa 12
bati niyo mpamvu yababarijwe inyuma y'umutwe kugira ngo amaraso ye atagatifuza imbaga, ntibe byihariye uko agomba gutagatifuza n'umuryango wa Isirayeli gusa. ijambo umurongo wa 13 nawo ukatubwira ati nidusohoke natwe tumusanganire inyuma y'ingando twikorera agashinyaguro. Turi ku murongo wa 13 Abayobore 13 umurongo wa 14. Yababarijwe inyuma y'umurwa kugira ngo atagatifuza imbaga. Inkuru nziza igere ku mbaga yose, niba umwihariko wa Isirayeli gusa. Natwe rero ijambo ry'Imana ridushishikariza, natwe nidusohoke muri bya bikonoshwa, natwe dusabirane hagati yacu kugira ngo turusheho kugira imbaraga mu kwemera kandi dushobora gukura mu kwemera. Soza ngaruke kuri rya jambo nahereye ryo ku murongo wa 7, muzirikane abayobozi banyu ababamenyesheje ijambo ry'Imana, mwitegereze uko barangije ubutumwa bwabo cyangwa uko barangije ubutumwa bwabo, maze mukurikize kwemera kwabo. Hano ni ko ijambo rivuga, ariko ushobora no kumva icyo rishaka kukumvisha. Niba nari umuyobozi, hari ibyo nakoze byagufashije, bitaragufashije aho ni ukumbabaza. Ariko niba warabonaga ko hari ubwitange nari mfite, icyo kikaba cyakubaka, nawe gerageza kuki ko yabishobora kwitangira abantu. Rero ijambo ry'Imana n'undi wenda yagira icyo arivugaho, ariko ndumva narishatse saa saba z'ijoro, kuko nandiho kwibaza kuri uyu munsi ndababwira iki, cyane ko ari uwo munsi wa nyuma nyoboye inama y'iri tsinda. Ntabwo nzi uko byaje, nshakishije ijambo ry'Imana mbona iri ngiri, mbona ribumbye icyo nifuza. Nisakuze bikabyinira aha. Rero niba hari undi wumva yagira waryumvise neza, akaba yagira nawe icyo yongeraho n'abadusangize kugira ngo dukomeze izindi gahunda. Uyu munsi nta kigo cy'umunsi kiri buzemo kuri gahunda. Turangije ijambo ry'Imana, turatangira wa muhango w'ihererekanyabubasha kuri komite isoje manda zayo na komite nshya. Komite isoje igahereza komite ayitanga inshingano, ibyangombwa cyangwa ibikoresho dufite abayobozi, kugira ngo n'abayoborwa babone ko ibintu byahindutse. Tudatinze rero igenda ikora n'ubushakashatsi, hari udushya tugenda duhabwa. Umuyobozi uragomba kugira ikintu cyangwa kugira ngo murabizi, wabona iyo n'umuyobozi bwa kiliziya iyo bimika cyangwa iyo batanga ubudiyakoni, hari ikimenyetso kigaragaza ko umuntu atandukanye n'abapatiri yari arimo, cyangwa umusaseridoti ari ibyuma, abamusenyeri ibyuma. Mu nzego za leta ntabwo nzi ko bimeze, kera nabo ibyo abagore bashyiraho buri munsi bakiri bamandikaga ikigaragaza
rero ni kwa kugenda dutera imbere. aba.com bashyizemo ikirango kiranga umuyobozi cyo tumusabe umuyobozi wa Huza mu mwambaro ari utwambike umuyobozi mushya. Ya digital nta mikino rero umuhuza wungirije muri Huza mwabonye ko uko wambika umudiyakoni agira ngo ntangire gushimira mwebwe mwese abavandimwe maze tumaranye manda yacu yaratinze yamaze imyaka 4, ariko ngewe y'umwihariko hari indi n'abandi mbere y'imyaka 3. Ndabashimira cyane mwebwe muri hano kuko n'ubundi nimwe nabona abatari hano wenda bitabiraga neza ni bakeya, ariko abandi ni babandi usanga ari ugusunika. Ariko nk'umuyobozi nubwo urera mu Imana bisobanura ntidutume cyangwa tuzatume abayobozi bacu binuba. Njye rero nijye kwinuba ariko atari muri iyi manda ibanza, kuko nayo ngiye no kwegura ubwo ntabibabwiye. Ariko buriya Roho Mutagatifu agira ukuntu akora ibintu bye neza. Muri icyo gihe niteguraga kwegura narabigize ibanga, ndabona ko bizongera nkayobora n'imana ikurikiraho. Nibwo ngiye kurimena. Muri icyo gihe niteguraga kwegura narabivuze, nabaye nka cya gihe Yozefu ushaka kurenga Bikira Mariya. Ngiye kubona mbona mesaje ya Musenyeri Kazimiri akiri padiri mukuru hano, ingeze bati abayobozi b'imiryango remezo na za mpuzamuryango remezo mufite amahugurwa kwa parote ngo byari kwa gatanu. Noneho icyatumaga ashaka kwegura tugezeyo nasanze ariyo teme y'inyigisho bateguye. Ubwo ngeze turigishwa batugira mu mateka ya Kiliziya, batubwira izo ngorane zagiye ziba, ariko nuko batacitse intege. Noneho ngeze ahubwo ntangira kwiga ese umuntu cyangwa babiri nibo bagiye gutuma negura, kandi hari abantu bari bakenshaka. Ndisubira ndabigira ibanga umuntu azaseka kuko nayo ngiye kuba ikigwari. Rero ndabashimira mwebwe mwabashije kumperekeza muri uru rugendo. Akantu buriya Janine yanditse amatora ya Muhuza arangiye tumaze kubona ko nyine mbona zatowe, aravuga ati uriya Imana yashatse ko mbona ajya kuruhuka kubera ko umuryango warawukorewe kandi birazwi. Avuze imyaka 7, ariko naraye mbitekerejeho n'igihumbi nkabara nsanga ni imyaka 7, amezi 7 n'iminsi 12.
igihe kirekire rero mu cyongereza baravuga ngo is the longest serving president, niwe uyoboye igihe kirekire umuryango remezo wacu. Tolerance yayoboye imyaka 3, tutuze nanjye mu myaka 3, ubwo rero kuba mu myaka 7 ni ibintu bikomeye, bisubiramo nyine challenge aho umuryango remezo wari uri muri 2015 mu kwezi kwa mbere atangira kuyobora, naho ugeze ubu kugira ngo impinduka ziragaragara, binagaragarira nyine kuri hano twakoze uyu munsi, kugira ngo rero mumfashe kumushimire. Abandi nshimira nabo abari muri komite, wenda nanjye ndimo, ndashimira cyane Modeste buriya dutora nyine muri 2017, dutora 2017 muri Modeste yatowe nk'umwanditsi wa kabiri, ariko mu mikorere rwose yagaragaye nk'aho ari umwanditsi wa mbere ndetse na leta n'urwego rw'ubwanditsi, uburyo ubutumwa bw'ishuri cy'amaboko Modeste twabaga turi kumwe, ntabwo nawe tumushimira, yaritanze kuko arimo kugira ifunguro, ariko cyane cyane akorana na komite muri rusange. When upon life's billows you are tempest tossed, when you are discouraged thinking all is lost, count your many blessings, name them one by one, and it will surprise you what the Lord has done. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God has done. Brother, let me be your servant. Let me be as Christ